Reka tugusuhuze twifuriza ibihe byiza hano ku rubuga rwacu rwa Amashya TV nk'uko izina ribimenyesha. Amashya ni amakuru mashyashya twifuza kuzatukugezaho 5 kuri 5 cyangwa se breaking news uko wabyita kose. Rero ntukajye kure ya channel yacu cyangwa se urubuga rwacu kugira ngo aya makuru ajya kugeraho mu bambere. Umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda Alain Mukurarinda yatangaje ko kuba hari abagororwa bahabwa imbabazi na perezida wa Repubulika cyangwa bafungurwa by'agateganyo nk'uko biteganyijwe mu mategeko ari gihamya ko igihugu kigendera ku mategeko ariko arimo guhana ibyaha ari nako no kubabarira abujuje ibisabwa. Iteka rya perezida riha imbabazi abagororwa ryasohotse ku igazeti ya leta ku wa 18 Ukwakira 2024 rigaragaza ko hari abagororwa bahawe imbabazi barimo Bamporiki Edouard ugeze kuba umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Urubyiruko, naho CG retired Gasana Emmanuel wayoboye polisi y'igihugu n'abandi bagera kuri 36, naho abagera kuri 2017 mu gihugu hose bafungurwa by'agateganyo n'iteka rya Minisitiri w'Ubutabera. Umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda Alain Mukurarinda yabwiye RBA ko ibyakozwe ari amategeko yubahirijwe kuko aha perezida wa Repubulika ububasha bwo guha imbabazi abagororwa mu gihe bazisabye isuzuma rigasanga bazikwiye. Yagize ati uzishaka arabisaba akandika asobanura impamvu asaba izo mbabazi, ababisuzuma bagasuzuma bakareba ibyaha yari yarakoze. Hari ukureba uko yitwaye yari gereza cyangwa se uko yitwaye ubwo yari muri gereza. Ibyo byose birasuzumwa na Minisitiri w'Ubutabera. Hari ubushinjacyaha buba bwaragize uruhare, polisi na gereza aho yarari. Abo bose rero bagatanga inama kuri ubwo busabe, noneho perezida wa Repubulika agatanga izo mbabazi. Wamara no kuzihabwa hari ibyo utegekwa. Abahawe imbabazi bose basabwa kubahiriza ibintu bitandukanye birimo no kwiyereka umushinjacyaha wo mu rwego rw'ibanze rw'aho aba, aho ubushinjacyaha bukorera, no kubimenyesha umudugudu, akagari, umurenge, akarere byahaba mu gihe cy'iminsi 15 kuva iteka ritangajwe mu igazeti ya leta ya Repubulika y'u Rwanda. Hari kandi kwitaba umushinjacyaha ku rwego rw'ibanze rw'aho utuye inshuro imwe mu kwezi mu minsi wagenwe n'umushinjacyaha ku rwego rw'ibanze, no gusaba minisitiri ufite ubutabera mu nshingano uruhushya igihe cyose ushatse kujya mu mahanga. Ibyo bigomba kubahirizwa ku wahawe imbabazi kugeza igihe yari asigaje cy'igifungo cye kirangiye. Mukurarinda ati ntabwo ari ukubahirizwa gusa ngo batereriyo, harimo no gukomeza kwitaba niba baguhaye imbabazi n'igihano kitararangira. Ubwo hari ingaruka zishobora kuzagira nyuma, harimo kuba utapfa kuva mu gihugu ngo ugire aho ujya utabivuze, bakubwira aho ugomba kubisaba. Iyo unaniwe kubisaba cyangwa se utabashije kwitwara neza no kwitaba, hari uburyo bwashyizweho bw'ikoranabuhanga bwo kubimenyekanisha. Ibyo byose rero iyo bitujujwe za mbabazi, niba warazihawe igihano kitarangiye, zishobora gukurwaho ukarangira cyangwa se ukarangiza igihano wahawe. Niba nanone ukoze ikindi cyaha, bishobora gutuma nanone za mbabazi zivanwaho. Ibisabwa abahawe imbabazi n'umukuru w'igihugu bijya gusa n'ibisabwa abafunguwe by'agateganyo kuko barebwa
harebwa cyangwa se bareba imyitwarire n'ibindi. Amategeko ateganya ko nibura rimwe mu mwaka minisitiri ufite ingabo mu nshingano na komiseri mukuru w'urwego rw'u Rwanda rushinzwe igorora bashyikiriza minisitiri w'ubutabera urutonde rw'abasabye gufungurwa by'agateganyo bakatiwe. Uwakatiwe n'inkiko igifungo kitarengeje imyaka 5 ashobora kwemererwa gufungurwa by'agateganyo maze muri Werurwe mutabarire maze muri gereza 1/4 cyayo. Uwakatiwe igifungo kirengeje imyaka 5 yemererwa amaze gufungwa 1/3 cyayo, naho wakatiwe igihano cya burundu yemererwa gufungurwa by'agateganyo amaze gufungwa imyaka 15. Muri kano kanya rero habaye inkuru ibabaje cyane y'umubyeyi wiciye umwana we mu buryo bubabaje cyane, hanyuma aza kubeshya. Rero turaje tukugezeho iyi nkuru mu buryo burambuye, ariko reka tugusabe isegonda rimwe ryonyine kugira ngo ufate umwanya wawe ukore subscribe, ukande ku ijambo subscribe, ukande share, utange igitekerezo cyawe, kuko urabona ko ni ikinyamakuru gitangira. Turifuza ko ubigiramo uruhare kugira ngo utubwire icyo wifuza ko twakora kugira ngo tukugezeho amakuru wifuza. Mu karere ka Kicukiro, umurenge wa Kigarama, akagari ka Bwerankori, mu mudugudu wa Nyenyeri, haravugwa inkuru y'umugabo bikekwa ko yishe umwana we yabigambiriye. Ibi bikaba byabaye mu mugoroba wo ku itariki 17 byari kuwa 4 ukwezi kwa 10 2024. Bamwe mu baturage biganjemo abaturanyi Bariyanga Jean Pierre ukekwaho kwica umwana we witwa Gisubizo Patrick batangaje ko aya makuru yamenyekanye nyuma y'uko uyu mugabo agiye guhuruza se umubyara amubwira ko umwana we yikubise hasi agahera umwuka, kandi bahoze bumva amuhondagura ndetse bakanacishamo bakamubuza kumukubita, dore ko binavugwa ko yamuzijije inyama yakuye mu isafuriya. Uwari uri ku kabari hafi y'aho byabereye yagize ati, Bariyanga yaje yiruka adusanga hano ku kabari abaririza se ari we sekuru wa nyakwigendera. Amubonye amumenyesha ko umuhungu we Patrick yikubise hasi, ahita ahwera kandi ari we wamwishe, amukubise nyuma y'uko umwana we yaramubujije mutubarire yarajabuye inyama mu isafuriya. Se ubyara ukekwaho kwica umwana we wari usanzwe araza sekuru na nyirakuru, yavuze ko ubwo umuhungu we yamuhamagazaga cyangwa se yamuhuruzaga yaje yihuta, ahageze asanga umwana ntari guhumeka. Amubajije icyo abaye amusubiza ko yikubise hasi akabura umwuka, undi nawe ngo ahita amubwira ko ari umwishe kuko yamukubise kuva kare. Yagize ati, Bariyanga akimpuruza naje niruka mageze sanga koko umwana ari hasi ariko atagihumeka. Uyu mwana yakundaga kundaza, namubajije icyo abaye ansubiza ko yikubise hasi ahita ahera umwuka, ariko gihe mpita amusubiza ko ari we umwishe kuko yari yamubujije cyangwa se yabujijwe kurekera wo kubita uriya mwana. Uyu musaza yakomeje agira ati, ubundi Patrick duherukana yari yatumwe na se ibirungo byo guteka mu nyama gusa, ariko amakuru avuga ko ngo yamukubise amuziza izo nyama. Aya makuru kandi yanagarutsweho na nyirakuru wa nyakwigendera ubyara se ukekwaho kwica umwana we amukubise inkoni mu cyico, aho yavuze ko ataremeranya n'abavuga ko yamukubise kugeza amwishe bapfa inyama, kuko n'ubundi yarasanzwe aziteka kandi akazimuhaho uburenganzira. Umuvugizi wa polisi mu mujyi wa Kigali, Chief Inspector of Police CIP Weraris Gahonzire, yemeje amakuru ndetse avuga ko ukekwa yahise atabwa muri yombi. Yagize ati, nibyo koko byabaye ku mugoroba saa 2 zuzuye
nyakwigendera yishwe, birakekwa ko yishwe na se umubyara ubwo yamukubitaga. Aya makuru twayamenye nyuma y'uko abaturage baduhamagaje batubwira ko hari umubyeyi uri guhana umwana we by'indengakamere, noneho tuhageze koko dusanga yamukubise ndetse tunakoze ku mwana dusanga yamaze kwitaba Imana. CIP Gahonzire yihanganishije umuryango wa nyakwigendera, yaboneyeho kandi no gusaba ababyeyi n'abaturage muri rusange kwirinda guhana umwana by'indengakamere ngo barenze urugero kandi buzuye uburakari, kuko ari byo bituma na wa mwana cyangwa se umuntu urimo guhanwa ashobora kwitaba Imana mu buryo butunguranye. Yagize ati mbere na mbere turihanganisha umuryango wa nyakwigendera ndetse n'inshuti, tukaba dusaba ababyeyi n'abaturage muri rusange kwirinda guhana abana by'indengakamere banuzuye uburakari bwinshi, kuko ari byo biviramo urupfu bitunguranye. Ukekwaho kwica umwana we w'imyaka 8 yahise atabwa muri yombi, afatwa afungiye kuri sitasiyo ya polisi ya Gikondo, ndetse iperereza leta ritangira ngo hamenyekane icyateye urupfu, mu gihe umurambo wa nyakwigendera wajyanywe ku bitaro bya Kacyiru gukorerwa isuzuma. Reka rero tukugezeho n'andi makuru twaguteguriye